naraye ku marembo y'ijuru nabonye Imana n'amaso yanjye. Ni karibu mu rubanza. Tangira uvuga amazina yawe. Nitwa Mbonyicyambu Israel. Navukiye muri Kongo, Imurenge. Navukiye ahantu bita mu Ruhengeri. Ngibyo uri kurenzaho ntabwo bikenewe. Twakubajije amazina yonyine. Reka urubanza rutangire. Mbonyi, umva icyaha cya mbere ushinjwa. Ukiri mu isi wakoze ibitaramo 70. Ariko ibyinshi wabikoreye hanze y'igihugu cyawe kandi aricyo kibamo abanyabyaha benshi. Imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari. Ceceka, turabizi ko ufite ijwi ryiza, ariko ntabwo twagusabye kuririmba. Subiza kino kibazo. Kukiri mu isi wakoze ibitaramo 70 mu gihugu cy'u Rwanda, wabikoze kangahe? Nka gatatu. Gatatu konyine. Ntabwo wigeze ugaragara mu gihugu cy'u Rwanda kandi wari ukenewe. Oya, ndagaragara ahubwo nshobora kutagaragara muri byose nkuko ubishaka, ariko ndagaragara. Ucungamwe n'amagambo uvugira hano. Ugomba kugaragaza discipline mpaka urubanza rurangiye. Cyane ntanabigize naba mfite ikibazo gikomeye. Nitabira ibitaramo ahantu henshi hatandukanye, no mu cyaro no mu ntara, mba ndiyo buri gihe. So ibitaramo ndabyitabira, ahubwo ngira ngo ibyo abantu bamenya ko twitabiriye ni bya bindi byamamajwe. Koko nibyo, ariko nubwo wabijyagamo nuko babaga bakwishyuye. Donc nubwo nkorera Imana ariko ngomba mu buzima busanzwe ngomba kubaho neza. Ko twakohereje gukorera Imana, twakohereje gukorera amafaranga. Si ngombwa ko ibitaramo byose twitabira ari ibitaramo biri byo kwishyuza by'amafaranga. Nitabira ibitaramo ahantu henshi hatandukanye, ariko cyane cyane mu maeglise baradutumira, mu masande tukajya gutarama, tukajya kuririmba ubwoko bw'Imana. Dushingiye ku bimenyetso, icyo urakibabariwe. Icyaha cya kabiri, Imana yaremye abantu ibashyira ku isi ngo bororoke buzure isi. Icyaha ushinjwa ni uko ibyo ngibyo wabirenzeho ukanga gushaka umugore. Ntabwo bisekeje? Njyewe nkunda kwisekera ku bintu byose, niba wambaje ndaseka. Hano ntabwo bikenewe. Subiza, kubera iki wanze gushaka? Iwacu rero kuhava biragoye, ntabwo naha. Urumva ari ingingo yakurengera? Ubutunzi bukomeye mba numva mfite uruto bundi ni Kristo, ni ukumenya Imana. Nicyo cyonyine mba mbona kindutira ibindi, kandi uko ndushaho cyane kumwegera ngenda mbona ndushaho kumumenya. Ibyo ntaho bihuriye. Kubera icyo utashatse? Paul yaravuze ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko byose ko bitugira umumaro. Ko njye ntabwo numva ko ari ngombwa. Siriti uri umukozi w'Imana, ni byiza kurinda umurimo w'Imana kuruta. Koko nibyo. Kubera ko witaye ku murimo w'Imana gusa, urababariwe. Aratwibuka adukiza amaboko. Uretse urubanza nirwo yarangira. Hano hari ikindi cyaha ushinjwa. Twakohereje mu isi ngo uvuge ubutumwa bwiza, ariko wowe wabonye bidahagije, urangije ujya kwifatanya n'ab'isi, utangira kurwana, ujya kwiga imikino njyarugamba, karate. Nabikoze kenshi ahubwo. Hari ibyo twagutumye gukora. Iyo story rero ntangira ntangaza. Uribuka muri 2000, umbabare wenda kubivuga, muri 2017. Ntabyo nibuka. Kujya kwiga karate byakumariye iki? Mu by'ukuri ni byose. Ningukiyemo byose, nungukiyemo inshuti, nungukiyemo ubuzima bushya ntarimenyereye, nungukiyemo. Paul yaravuze neza, aravuga ngo kwitoza mu by'umubiri ngo kugira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro muri byose. Ko wabimenye byakumariye iki? Warabyirengagije. Ibyo bintu wagiyemo ntabwo twabyishimiye. Iyo papa umbyara yampesheje umugisha mu kintu, mama akampesha umugisha,
abandi sindiba mbitekerezaho ko cyane. numva umutima wawe nta cyaha ugushinja. byari siporo nta kindi nari ngamije. Burya muri karate ntabwo bigisha ibintu bibi, bigisha discipline. Nubwo bigisha kurwana ariko bigisha discipline. It was okay. Ariko igihe nayivuyemo ngiye muri cycle supérieure, nabivuyemo kubera ko numvaga nshaka kuba muri ministry, ariko yari siporo kuri njyewe ntabwo nabwo. Mbonyi urubanza yarutsinze, tugiye kukwambika ikamba ry'ubugingo. Oya, ntabwo bishoboka. Biratangaje, kubera icyo udashaka kwambara ikamba ry'ubugingo. Mfite ibitaramo ndi gutegura, mfite album nshyashya ndi gusoza. Gahunda rero mfite nyamukuru ni ugutarama, ndetse mfite na gahunda yo kwagura uyu murimo. Ngiye muri tournée muri Angleterre, ngiye gukora ibitaramo biri hafi nka 3. Nzaba ndi ubwo si ukubera gukunda amafaranga. Oya. Basi sorry. Ntibizahura, ntibihura, ntibikunda. Ariko like ibintu uri kumbaza njye kubikusobanura, it's a long story, so ntabwo njya nkunda kuvuga vie privée yanjye. Ibyo subwo ibyo bajya babivuga. Sam urakoze. Kwanza ngiye ntabwo niburane. Mwava kwangira musize mwese. Uri kuturira umwanya. Umwanya nzawo wanjye uri. Ibindi ntago bikureba. Noneho niba bitandeba sibyo, reka noneho wowe bikurebe.